sha umva nkubwire super ukuvuga ngo kuva nakundana n'uyu mukobwa nakomeje kujya nidekarara kuko buryo ufashe umuntu ukamupostinga kuri stati yawe rimwe kabiri gatatu kane gatanu mpamya nashidikanya ko inshuti zawe za hafi ari abantu bakurikirana stati zawe abenshi bari bazi ko bitadukundana ku muntu ushobora kuvuga ngo naramwanze nta kibazo gihari pe kuko nakoze ibishoboka byose ko yihuse bimeze bite agize vuba ibyo bintu wabivuga iki sha super abo bantu ndumva nababwira ko ntihuse ati gute imyaka ndayujuje icyo ni icyambere ikindi cya kabiri sha super niba bavuga ko nihuse igihe nari kuzamushakira abana iryari simbizi ikindi umunsi nyawo wo gushaka umugore ku TIG n'uyu dore impamvu ari uyu buriya Superfire igihe cyose niba umuntu avutse ikintu kikubaho cyose buri Imana ngo ibara kigereye siko bimeze buriya nkivuka Imana avuze uti TIG uzashaka umukobwa witwa Nyituri Kirita uzamushaka tariki 23 z'ukwezi kwa 4 bisobanuye iki nubwo nego utikibiri gashya ntacyo nego guhinda ku ibyo bintu twongeye kwifuriza kugira ibihe byiza rero mwe mukunda kutwereka ko mudukunda buri munsi mukanda subscribe kuri channel yacu nkuko mubibona rero turi muri kirima itandukanye aha ni mu Rwanda twibereye ntimugire ngo ni mu kindi gihugu ni mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gakenke umurenge wa Ruri akagari turaza kukabwirwa n'aba bantu muri kubona imbere yacu bambaye neza koko je mukomeje gutega amatwi rero ndi Superfire rwa Gasabo uko musanzwe mubimenyeye ntabwo tuye tubatenguha mu ruhando rwa show dora tubaha show kandi nziza kandi zigezweho reka yo duha ikaze ese ndamenya mbakira bato mwakagira Imana abantu bambaye neza gutya ndahera kuri ariko muco nyarwanda bango banyarwandakazi ladies and gentlemen urumva ko ikinyarwanda n'icyongereza birabusana reka ntangire rero nge nubaritse ikinyarwanda ko nanjye ndi umunyarwanda mikaze umugabo hano muremure koko ubu duhagaze namugera nko mu mayunguyungu atwibwira yes murakoze cyane amazina yanjye n'integera nk'abajada Damascene TIG twa muzike hari kandi wibagiwe Uwezo TV show ujye niwe cyamba Uwezo TV show muri kubona hano koko reka duhe ikaze rero na ako mwabaye neza koko nawe watwibwira amazina ni Nyituri Kirita mwabyumvishe rero nigira nk'abajada Damascene Nyituri Kirita urumva ko amazina y'abakinyarwanda yose afitanye isano n'Imana ntigira nkabo ubwo n'Imana si Imana ntigira nkabo we ntabwo wagiye kure super okay Nyituri iki ubuse wahitura icyo wanamugani Imana yaguhaye umuntu uyu nguyu ntangiye guca mu bintu bagiye kubitubwira reka nuko nibabwiye reka batubwire akagari turimo ko kitwa ndetse batubwire n'umudugudu turimo kugira ngo mubashe kumenya neza ahantu turi ni hehe nawe niba ushaka kuzabona umukobwa mwiza nk'uyu muntu muri kubona imbere yacu uzaze nawe ugiye kujya ubwo ngiye kuba umuranga akagari n'umudugudu mwatufasha mukatubwira kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo turi hehe barize ubwo mwabyumvishe akagari n'akaruri nako n'ubundi nakagari umudugudu wa Bariza okay nkuko mibona rero ntago buri munsi mwambara costume ngashyiramo akaravate kane keza koko kanakubereye ariko wambaye neza koko urumva wambaye neza ngira ngo namwe murabibona nta nubwo buri munsi umuntu yambara ikanzu nk'iyi ngiyi ndende koko wambitswe niwe mu fashion tubwire mu Rwanda dufite aba fashion benshi harimo abo bita ba Mika fashion bambika aba star watubwira hano wambariye kwikanzu nambariye kwa Mika wambariye kwa Mika yambika aba star ba Philipita aba star bose muze bakizigenza bishatse kuvuga ngo nawe uratwika cyane uratwika kwibaruki cyane kabisa okay wow ni byiza cyane waduhaye koko okay reka rero dutangire ikiganiro cyacu by'umwihariko batwibwiye mwabumvishe n'abantu bazi kwivuga kandi n'abantu bakuru by'umwihariko n'abashimira cyane kuba mwagerageje cyangwa se mwateye intambwe yo kuba mwageze kuri iki kintu ngira ngo abanyarwanda nubwo bataramenya ngo ni iki ariko batangiye kumenya ngo ni iki nabo batangiye kubitekerezaho iyo umuntu yambaye costume nk'iyi undi akambara ikanzu nk'iyi ese ubundi kano kantu kikiye bakita ngiki ni ururabo ndabona yuko inywera kafata niko ukunda kugasa gutyo orange ukunda ka orange wow ni byiza kabisa cyane okay reka yo nangire nganiza TIG twa muzike from Uwezo TV show Mwemeza no gushimira umuntu wese ukunda kwikena ka media production izo ni channel uyu mugabo agenda akora hose agenda share amakuru yawe se umusaza ewana super meze neza pe umeze fresh kweri umeze neza sewe nturi kwibona Superfire kwikote ryiza yego
kumwe n'umukobwa mwiza cyane ubwo se n'ubundi baravuga ngo iyo utwika uba utwika. TIG twawerekeje rero twawerekeje waje guca mu rukiko byanga byakunda abakobwa bagwihamagarishwaga bakureho uri kubyakira ute ko waciye mu rukiko n'umukobwa mwiza nk'uyu? ya Superfire bura nta kintu kiryoha nko gusetinga goals cyangwa se kwiha intego ukayigeraho kana ko bita agahigo namaze guca ko bakone narabyiyemeje ubu tuvugana namaze kugaca narahiye imbere y'amategeko yego bivuze ngo ndishimye cyane kabisa naho wenda abo bakobwa bantekerezaga bakurikirana YouTube channel yacu nabo ngira ngo barabona uko byagenze si byose ndi kumwe n'umutambukanye wanjye Nyiturikirita yamaze kuba umutambukanye wawe Nyituriki TIG yamaze kuba iki cyawe? Maje kuba umugabo wanjye byemewe n'amategeko. Sinamategeko gusa n'Imana bure yamaze kubivivuraho. Imana yivivuye kera. Nagira ngo mbabaze rero byanga byakunda TIG uvuka mu kahe karere? mvuka mu Bugesera kabisa Mu Bugesera ku kibuga cy'indege ikibuga cy'indege intara Burasirazuba. okay mwabyumvishe Rita uvuka mu kahe karere intara? Mvuka mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gakenke. Mwabyumvishe ibaze umuntu avuka Iburasirazuba urakabukira Amajyaruguru mwahuye mute mwahuriye hehe kugira ngo mebe mwara Uweravuye Iburasirazuba undi Amajyaruguru mwahuriye he mbere na mbere muhura mwahuriye? Reka mbaze TIG. Ya Superfire ngira ngo burakoze cyane ngira ngo naje i Kigali aho bita muri Gasabo mpasanga uyu mukobwa Nyiturikirita umaze kuba musanga burya umutima iyo ugusabye ikintu ntuwugi kiba ari ikibazo gikomeye ubwo umutima wanjye wantegetse ko ngomba gukunda Rita ndamukunda ko kumukunda niko kumwegera mutura icyifuzo cy'umutima wanjye kiza amahirwe nawaremera Uratubwiye uti waraje uvuye Bugesera umusanga i Gasabo kandi Rita yatubwiye ko yavukiye mu Majyaruguru. Rita i Gasabo wari wahaje uje gukora iki? Wari waje mu biki? Nahaje mu kazi. Mu kazi ubusanzwe ukora iki? Umwarimu kazi. Uri umwarimu kazi ni byiza cyane ubasanga uduhera ubumenyi abana bacu cyangwa barumuna bacu ku bavyeyi bwo n'abana bacu ku bantu bakuru bakuze ni barumuna bacu. Wigisha iki? Nigisha imibare. Wigisha imibare uvuye mu Majyaruguru uje mu mujyi wa Kigali kwigisha. TIG we muri Gasabo wari uhaje uje gukora iki? yangira ngo dusangiye umwuga nanjye narinje kwigisha. Waruje kwigisha ni ukuvuga ngo wowe wigisha iki? Nigisha ikinyarwanda. Wigisha ikinyarwanda. Ubonye Rita bwa mbere mubona mwahuriye muri staff mwari muri mu kigo wamubonye bwa mbere mwahuriye? Namubonye mu kigo kabisa aho kuntu banigishaga shiryo mu gatatu nigisha ikinyarwanda nawe yigishamo imibare ugasanga hari isa yiwe ibanza ginkaza nkurikiyeho mu kinyarwanda ukanasanga hari isa yanjye kinyarwanda ibanza we akaza akurikiyeho mane kugira ngo nsohoke byabaga ari ikibazo birumvikana wari wamaze gutakara mu niko bavyita. Rita wowe TIG umubona bwa mbere byanga byakunda umuntu wese afite ukuntu avuga ngo nzakunda umusore uteye uko waramubonye afite uyu muntu yambere umugabo Cyane rwose. cyane rwose Nimubona yine nahise mbona ka ibintu ari wanenze. ari wanene TIG rero ubonye Rita uramubengutse yaje kwigisha urasohotse byanga byakundira mu rukundo umuvugisha bwa mbere wamuvugishije ire jambo byagenze bite? Waragira mwataka uramuhamagaye byagenze bite? Sha super shangira ngo ubundi gutereta ni navuga ko rugamba rwa rukomeye ntabwo biba byoroshye no kuvuga ngo Rita nkimubona bwa mbere numvise mukunze ariko sinamubwira si byose yewe n'ubwa kabiri turahura sinamubwira n'ubwa gatatu turahura sinamubwira ariko ngezeho mfata umwanzuro namusabye agasiripi ngeze amahirwe mbona rakampaye mbona ko n'ibindi nkeneye bizacamo. Rita dukomeza rero tugira ngo ducaga gusa dore ko n'igihe kiri kuducika TIG akwaka urukundo nta wundi muhungu wari ufite mukunda Nari mufite. kugira ngo umwange byatewe na TIG byagenze bite tubwire? Urukundo bisaba kurwuhirira ukaruvomerera nese iyo umuntu yo mudahorana igira igihe nyine ukamwibagirwa. Bivuze ngo uwo mushere ntabwo mwahoranaga. TIG wowe ubona Rita ukamwaka urukundo nta mukobwa wari ufite mukundana? Sha super ntawe nari mfite pe. Oye si mwabyumvishe rero nuko muraramukundanye bigezaho mufata umwanzuro wo kugira ngo muke mu rukiko ubundi mubone kubana. Uyu munsi cyangwa se iri joro buri buca mu rukiko warayitekereza iki? Mwana uzi kuva igasabuza Gakenke nare ntekereza ku modoka iri bunzane ntekereza ku bantu turi buzane kara akazi katoroshye kugira ngo connect abantu bibuzane connect chauffeur uhana amakuru nabi Gakenke ugenda ubabwira aho mugeze ntabwo byari byoroshye ariko nare ntekereza ku kirori cyane
nta n'ikindi natekerezaga ya dukomeza no gushimira abantu bose baduherekeje abadusengeye kugira ngo urugendo rugende neza. TIG rero turi mu murenge nabonaga kabisa wifunze bukwasi, nanjye nari mari ubwo umuyobozi w'umurenge wa Ruri yakubazaga ibibazo umusubizaga neza koko wabaga urede neza uvuga ngo ibintu birimo neza. ya supa ngira ngo ibanga ryo gusubiza nta rindi, ubundi akenshi yuzi ko uri kubwirwa sibyo, ikintu cya mbere ukora utega amatwi. Kuba ko nari umushyitsi mukuru muri uriya murenge n'umudamu wanjye sibyo se, abandi bari baduherekeje, ubwo nagombaga gucunganwa n'ijambo rya gitifu kugira ngo mbone uburyo musubiza. Niyo mpamvu ubona ibisubizo byose nagerageje kubisubiza, kandi sinzi niba nabisubije neza 100%, ariko ku bwanjye ndumva nagerageje. Ahubwo nkawe wari uhari wabibonye uti ese wabonye nabikoze neza? Wabikoze neza cyane rwose, uri umuntu w'umugabo Rita, nawe wabikoze neza. Ese wowe byanga byakunda niba nibuka neza gitifu yakubaje uravuga ngo ngiye cyatumye mpitamo kuza gusana na TIG guca mu rukiko nuko namukunze. TIG ubona ari umugabo wifuzaga mu nzozi zawe ku buryo uvuga ngo byanga byakunda nzamupfira mu cyangwa ibyiza? Yego kuko namuhisemo, ntabwo nebwitamo ko dusezerana imbere y'amategeko namukunda. Niyo mpamvu rero nabyemeye cyane. Uravuga uti ngiye gusinya imbere y'abayobozi n'umuryango uvuga ati TIG ko umugabo wanjye forever. Nasinye no kuboko ndakumanika. Okay, TIG rero wabanye n'abantu benshi kandi byanga byakunda abantu bose bibugesera ni hafi murenge cyangwa akarere ufite inshuti nyinshi. Uyu munsi bose bari hano ko hari umwe ntabonye. Witeguye gute Miss Dikoro zaho kubaza kutambwiye kutanumiye bimeze bite? Icyo kibazo ko gikaze wana. Ariko by'inshuti ndazifite Superfire. Reba views zambonye kuri Kami Media, reba kuri Uwezo TV show, n'ahandi hose nagiye nshangira ngo urabiza ubuzima bwanjye. So ngira ngo mu by'ukuri mfite inshuti nyinshi, ariko zimwe muri zo nazifashije ziramerekeza, izindi ntizamerekeza, ariko nakoze ibishoboka byose ndazimenyesha. Ariko byanga byakunda ntabwo habona n'umuntu wambwira ko ntamumenyesheje wenda giye ntanateganyaga. Izo challenge zo zishobora kuzabaho, ariko mu by'ukuri Superfire man sinzi ko ahantu hose wajya byashoboka ko inshuti zawe zose mwa muri kumwe, ntibishoboka uko byagenda kose. Ntabwo inshuti zawe zose mwajyana ngo muri kumwe, nabo n'abantu babagabo inshuti zanjye, abantu bankunda n'abantu babagabo sibyo se. Kwara abantu ntabwiye barambabarira, nabo nabwiye bakaba batabashije kuza, nabo ntabwo nabarenganya sibyo se, ntabwo nabarenganya. Icy'ingenzi nuko mfite ku mutima, kandi nanjye abo ntabashije kuzana hano mbafite ku mutima yamaze. Ngira ngo turi kuza hari bamwe bagiye bamagara bambwira ati TIG agiye guca mu rukiko kagize vuba. Ese abitewe n'iki? Kuba uramutse kubuciye mu rukiko ukaba ugiye kuba umupapa cyangwa se ukaba ugiye kuba ubuyabaye wawe ushatse wamushaka, uri ready guhangana n'ingamba z'urugo? Uri ready neza? Ya Superfire ngira ngo wenda ibyo bagiye bakubaza izo challenge ntabwo zabura kwenda umuntu agize vuba, ariko bahaye ikintu Imana yaduhishe Superfire. Ndagira ngo nkubwire ko saha iyi ngiyi wowe ntabwo wamenya ejo uko uzaba umeze. Birashoboka kwenda mu kanya waza gupfa, ariko burya iyo umuntu yafashe umwanzuro wo kwitwa umugabo abagomba gukora ibishoboka byose iyo titire akayidefanda paka igize gute itanze umusaruro, kandi igomba kuwutanga Superfire. Igomba kuwutanga kugira ngo witwe umugabo. Rero byanga byakunda nuko ufite umugore, bishatse kuvuga ngo kuba wabaye umugabo ufite umugore. Reka tumuhe umwanya nawe atubwire ese koko ni umugore wa TIG cyangwa uri kwibeshyera, kugira ngo tubanze tumenye ukuri kose. Uri umugore wa TIG yemewe n'amategeko. Ni na byiza cyane, dukomeza no gushishikariza abantu bose ko bajya baca imbere y'amategeko, kuko ni nabyo Imana ikunda kurushaho. TIG kuba ubaye umugabo rero utangiye inshingano zo kuba umugabo, koko ugiye kuba umugabo ugiye kubazwa inshingano z'urugo zose. Abakobwa mwakundanaga cyangwa se bajya bakwaka urukundo ukabakatira mu mabarire cyane, ukahita uhitamo uyu nguyu, wababwira ubuhe butumwa? Wababwira ngo bye basibe nimero zawe maze kuzisaba bimeze bite? Ya Superfire urakoze kumbaza wenda icyo kibazo. Abakobwa twavuganye kenshi ngira ngo ukundana n'abantu benshi batandukanye, ariko biba byemeye ko ufata umuntu umwe sibyo. Wenda navuganye na benshi ariko ntabwo byashobotse ko aribo mbana nabo. Ntabwo navango na leta nsiba nimero zabo za telefone, nimero zabo muri telefone yanjye. Ubwo nabana nabo nyine, ariko bakabona ko madamu namubonye sibyo se. Ya yes, ngira ngo mwabyumvishe rero. Ngira ngo reka mbaze n'uyu muntu wawe byanga byako nawe afite aba ex benshi bagiye mwaka urukundo, ubu ngubu batakiri kumwe ko yamaze kubona inkweto yabonye yayo ahitamo wowe. Nkuko yabitubwiye bamwita Rita.
TIG wamukundiye iki cyatumye umuhitamo abasore bose bajya baguteretana ntumbwire ngo niyo banyine baguterese ni benshi wamukundiye iki mbere na mbere hari abasore benshi banterese aho ngiye namukunze kubw'umutima wanjye wamukunze umutima wamukunze nose n'umutima wawe ngo umukunde cyangwa n'ubwenge bwarategereje ngo reka nkunde TIG ari ubwenge n'umutima niki cyagupushinze gukunda TIG ni umutima mu mutima ubwo se umutima haraho uhuriye n'ubwenge cyangwa ari umutima n'ubwenge n'ubugoryi si kuko tukubabarire cyane ariko ntabwo nkututse ariko mba numva umutima n'ubwenge bijya gusa ko yihuse bimeze bite agize vuba ibyo bintu wabivugaho iki sha super abo bantu ngiye ndumva nababwira ko ntihuse ati gute imyaka ndayujuje icyo ni icyambere ikindi cya kabiri sha super niba bavuga ko nihuse igihe nari kuzamushakira abana iryari simbizi ikindi umunsi nyawo wo gushaka umugore ku TIG n'uyu dore impamvu ari uyu buriya Superfire igihe cyose niba umuntu avutse ikintu kikubaho cyose buri Imana ngo ibarakigereye siko bimeze buriya nkivuka Imana avuze uti TIG uzashaka umukobwa witwa Nyitura Ikirita uzamushaka tariki 23 z'ukwezi kwa 4 bisobanuye iki nubwo nego guteka ibiri gashya ntacyo nego guhinda kw'ibyo bintu cyane ndumva igisubizo nyacyo ari icyo gihe ntabwo nihuse kabisa yes ubwo umuntu uri kwibaza ngo TIG arihuse TIG ntago yihuse TIG rero uhuye na Rita nuwe vuga ngo urihuse ariko byanga byakunda ntago wihuse ku giti cyawe nkuko ubibona koko ni ikihe kintu cyatumye uvuga ngo Rita ngomba kumugira umudamu wanjye nakaye kantu ubona afite cyangwa se nagaye gatekerezo wamukuyeho arusha abandi koga mwaragiye muhura kuko se wa mbere birumvikana nakaye kantu kumwiharika afite atandukaniyeho n'abandi mwaragiye muhura ya no kuvuga ngo Rita ndamukunda nyine si byose ese undi urabona atari mwiza ni mwiza kandi wavuze ko ashinguye yarashinguye uretse n'ibyo aranubaha nese undi na kuki ntakunda Nyitura Ikirita mu by'ukuri nukuvuga ngo ibigaragara byo ni mwiza icyo wamukundiye cya mbere cyangwa cyiza kurusha ibindi nuko yubaha cyane TIG rero ubu ngubu urarara utashye mu Burasirazuba urajya muri Gasabo uravana werekeza ni Gasabo u Rwanda rwa Gasabo Rita uyu munsi uzawufata cyangwa wawufashe ute kuri wowe n'umuryango we muri rusange uyu munsi 23 z'ukwa 4 nayifashe neza wese ko na buri mwaka nibijya bijya ku tariki 23 z'ukwa 4 cyangwa anniversaire nk'akaye ka message tegiye barakwandikiye utazibagirwa na rimwe ukavuga ati kano ka message yanyandikiye sinakibagirwa kankoze ku mutima aka message yanyandikiye nako yanyandikiye ngo ndagukunda konyine ntago wakibagirwa ubusa nta kandi ka buri munsi oya arabimbwira buri munsi ariko ntago message buri munsi ambwira ngo ndagukunda ntago byahora ambwira ngo ndagukunda kuko ndabizi n'undi kankunda nta ndakunda cyane urabyizeye neza ndabizi neza okay ni byiza cyane TIG nakaye kantu Rita yagukoreye uvuga ati akantu sinakibagirwa kankoze ku mutima ukabutana n'imubwiye ko yagukoreye ukabutana n'imubwiye ko kagushimishije super buriya kenshi ugiye gutereta umukobwa ushobora kugenda wikandagira ukagenda ufite ingingimira ese uriya mukobwa ko ngiye kumutereta araza kumikiye igisubizo arampa yego arampa oya cyangwa ariko bose ikintu cyanshimishije mu buzima nukuntu namubwiye ko mukunda nawe akambwira ko ankunda si byose akambwira ko ankunda akambwira nanjye bane naragukunze nanjye nabona guza mu ishuri nkumva ndakorobye utahubwo ngwishishaho umuhinzi yakuye inyoni yes TIG rero TIG mu buzima bwawe ukunda kurya iki kugira ngo n'umufasha wawe wabyumve najya piga icyo kintu ajya ashyiramo ibintu kuko bihagije kugira ngo ashimishe umugabo by'umwihariko ukunda kurya iki uzi ukuntu nkunda imvange buriya ukunda imvange ewana ibindi bikaza nyuma Rita wabyumvishije akunda kurya imvange ni nabyo birya akunda uzi kubiteka ndabizi cyane ngira ngo turi ku murenge rero mwarahiye umwe avuga ko atazahemukira undi nawe avuga ko atazahemukira undi byanga by'umwihariko ino si turimo haba nk'abantu bagiteranya bagenda basebya umuntu uriteguye neza ko nta mabwiriza usigera wumva yaza kubuteranya ku mubure ngo we wavuga ngo reka turakaranye sha super yo ndamuka numvise amabwire ntabwo mba nciye mu rukiko bisobanuye iki n'ubundi n'ibindi nzakomeza kubigenza neza kandi bizakunda yes muraberanye koko muraberanye bivuze ngo n'umwana muzabyara azaba ari mwiza umwana wawe wa mbere cyangwa byakunda iyo utarabyara uvuga ko uzabyara umuhungu cyangwa umukobwa wumva uramutse ubyaye umuhungu wamwitaye amazina wa mbere
amazina namwita Aruno kabisa. Aruno, kuki wamwita Aruno? Iryo zina ndarikunda. Urarikunda cyane. Rita, uba wumva umwana wawe cyangwa byakunda uburinganire ni ukuzuzanya mu gahana ibitekerezo. Umwana wa mbere uva wamwita nde ku giti cyawe? aba yari umuhungu nyine ise yamwitira Kristo nge nkamwitira ipagani. Ubwo aba yari umukobwa nge namwita Kesi. Okay, mwabyumvishe rero. TIG rero muzabyare ko bwana hungu icyo tubifurije kandi ni nsaba n'Imana kugira ngo ikomeze wahe umugisha urwo rwanyuriwe nyabagendwa. TIG ni iki wabwira umuntu wese wagize uruhare cyangwa se wagize ikintu agufasha muri urugendo rwawe rw'uyu munsi wawe dore ko ari nk'umunsi wawe ibirori byawe? Umuntu ikintu nabwira umuntu wese wamfashije, saving uzi icyo bisobanura se? Kwizigama. Ubundi no kuvuga ngo umuntu wagize umusanzu ampa yakoze icyo bita saving mu buryo bushoboka bwose, ntabwo yanyiyambaza ngo nzamwirengagize. Ntibibaho. Ngira ngo niba mwarabonye ikiganiro uwo bita Yago yakoreye mu bukwe bwa Inyogoye bwabereye kuri hotel ita Palm Beach, hari abantu yagiye ashimira avuga amazina yabo by'umwihariko. Nkawe ku giti cyawe wambwira nk'amazina 5 cyangwa 10 y'abantu ushimira wowe wibuka bagize uruhare mu bukwe bwawe? Abantu 10 super cyangwa mvuze bake ni benshi bamfashije ari benshi man. Ngagira ikintu babwira. Ikintu nababwira cyo nuko nanjye nzabafasha. Gira buvuga rasa ku ntego. Reka mfate ikigo cya Gasharu nkishimire. Ubwo reka nkifate nk'umuntu umwe. Nshimiye umuntu wese utuka muri Gasharu. Reka mfate ikigo cya Jorwe. Ikigo cya Jorwe naho madamu wanjye akwera. Ndabashimiye. Reka mfate inshuti zanjye zituruka mu Bugesera. Ndabashimiye. Reka mfate abantu duhura kuri WhatsApp. Nabo hanze barimo pe, sibyo se? Nabo ndabashimiye. Super ni benshi pe. Reka nshimire abantu bafata amafoto. Harimo Kami Media Production, Kami Pro, Dukomeza no gushikiriza abantu bose ukanda subscribe. Nshimire DJ Kedi. Babago baje kumfata amafoto. Ega buriya ni nkuko ushobora gukora inyandiko n'umuntu cyangwa se amasezerano y'ubuguzi. Buranda yari amafoto ari mu bihamya ko TIG Turamuzike yakoze urukiko. Bivuze ngo barabanye bo bataza kuhaba cyari ikibazo. Buranda bo ndabashimiye by'umwihariko, ariko nabandi bagiye bama amafaranga nabo ndabashimiye n'abantu b'abagabo. Mbese icyo bita saving ku ruhande rwabo bamaze kugikora, ntabwo nazigira mbatererana yamana. Ngira ngo twagiye dura n'abantu benshi bagiye batandukanye ugasanga abantu bagiye bapfa amadini bakundanaga. Ubundi Rita usengera muri hedini? Sengera mu Bakatolike. Usengera mu Bakatolike. TIG usengera muri hedini? Sugira ngo sinde umunyakatolike. Nyagasani Yezu nabane nahamwe. None se kuri umunyakatolike uri kwisomera agafata kandi nzi ko kwanu gasembiye bajya bafataho. Byatewe n'iki? Ya superfa yabaye ikintu nkundira Abakatolike. Ubundi umukatolike inzoga yose arangwa. Atandukanye n'umwadeperi. Umwadeperi yangwizo nyine za fanta akanywa ko gashira, ariko umukatolike agasimba yaragafata nakadasembuye. Tumva nta kibazo kirimo kuba nafasha agafanta. Byaga byakunda. TIG ndabizi neza uri umustar, ntabwo natinya kubivuga. Ufite channel yawe yitwa OS TV Show, wagiye hura n'abantu benshi bagiye batandukanye. Umaze iminsi wenda posting ibintu bijyanye n'ibirori byawe ku mastati, ubona comment cyangwa se ibitekerezo by'abantu bakurikirana ari ibi baragukikiye cyangwa usanga bavuga ngo ni biki nizeye comment zibaturukamo? Super nabanye neza man. Nabanye neza sinamye mbivuga se. Genda bashimira by'umwihariko bakoze ibishoboka byose. Ukurikije sinkubajije budget y'amafaranga washoye muri ubu bukwe, byanga byakunda niba 100 cyangwa 200, ubona uruhare rw'abantu bagize cyangwa n'urwawe ni nka kangahe ku ijana? Urwawe n'urw'abantu b'abashiti bawe, kuko uravuze ngo byose n'abantu. Umuntu wese udukurikiye amenye ko umutungo wambere ari abantu. Abantu bafite nka 80% ku ijana kugira ngo ibikorwa bibi. Nukuva Rita, uri kumva uri gutekereza inshuti zawe yose mwabanye, abantu muziranye, abo mwiganye, abo mukwana ku kazi, nuwe muntu uno musi wibutse kutatumiye kandi yari ingenzi mu birori byawe? Abantu ni menshi cyane. Inshuti zanjye twiganye uretse ko nanatumiye n'abantu bakeya, ntabwo ari benshi, ntabwo navuga amazina ngo mbarangize. TIG nta message y'umukobwa yakwandikiye akubwira ngo
waranyanze akagutega nk'imitego nyine ntawe ugeze ubona message y'uyu mukobwa nyine hari abakobwa hano hanze bahita ngo yewe ngo tayiji ngo yashatse ngo ubuse koko ngo nzi ko tuzabana nta message nk'iyo ugeze ubona sha umva nkubwire super ukuvuga ngo kuva nakundana n'uyu mukobwa nakomeje kujya nidekarara kuko buryo ufashe umuntu ukamupostinga kuri stati yawe 1 2 3 4 5 mpamya nashidikanya ko inshuti zawe za hafi ari abantu bakurikirana stati zawe abenshi bari bazi ko ritadukundana ku muntu ushobora kuvuga ngo naramwanze nta kibazo gihari pe kuko nakoze ibishoboka byose ndamumurika yamana. Yes, rero mumaze iminsi mubibona, tumaze iminsi tubana ba Miss Rwanda, urana ko majyaruguru turuka abakobwa beza, abasore bose bo mu Rwanda mushaka kurambagiza cyangwa mushaka abagore beza bo baha n'Urwanda amajyaruguru. TIG turi kugana ku musozo. Gira ikintu wabwira abakunzi ba West TV show, abakunzi ba Ka Media Production, abakunzi ibintu ukora, mbega muri make gira ikintu babwira. Ya ikintu nabwira abakunzi ba West TV show nugukomeza kunshyigikira nyine si byose. Nugukomeza kunshyigikira nkuko bakomeje kumfasha bakomeze bamfashe nkuko nanjye nabwiye abantu bamfasha ko bakora icyo bita saving si byose. Ikindi nabwiye abakunzi ba Ka Media Production nabo nyine nibashyigikire Kami si byose. Nawe agira hagera. Mbese ikintu nabwira abakunzi banjye nukubashimira pe. Barakoze super barakoze. Tutarasoza niki wabwira abakobwa b'iki gihe bishizemo ngo gukura abahungu bakumva ko nta gahunda yo gushaka bafite niki wababwira? Ikintu nabwira abakobwa nabwira ko gukura atari umushinga mwiza ahubwo kunda umuntu bitewe n'uko umutima wawe wamukunze utitenga afite ibintu cyangwa afite iki mukunde wowe ubwawe utitaye ngo ni umukene niba igicumba wagikunze wagikura cyane rwose cyane. Okay nize Oh yes. Yes. Twongeye kosoza abakunzi bacu rero uyu munsi nkuko mubibona ni show. Hano turi kumwe n'abantu bawidi. Hano rero nkuko mubibona ni kumwe n'abantu babiri bambaye neza koko. Muze nyine. Murauneza. Mahoro. Murauneza. Uriya si umujijiji nakurega nawe cyawe karibu uri kumukobwa mukomeze abasaza marage hariya